ibirari by'insigamigani, imizinga yabyaye imyibano. Tuzi ko hari benshi bafite ishyushyu ryo kumenya insigamigani zo mu Rwanda n'ibirari byazo. Ubu rero nyegacamigani kakande kanyurangabo kanyarwanda kazira gusomanya n'ibirari tubashyize igorora nimwimaramaniga. Ikaze mwizi y'umuco nyarwanda, amateka n'ubuvanganzo nyarwanda, aho twahisemo gusigasira amateka n'umuco nyarwanda ngo twimakaze ubupfura, ubumwe n'indangagaciro za kinyarwanda, tutirengagije ko uko isi iri kurushaho gutera imbere, ariko bamwe barimo gusiga gakondo bakirundira imico mvaburayi, baba babizi cyangwa batabizi. Umuco ni ururimi, kandi burya koko ururimi narwo ni umuco. Ese mbibutse ko agahugu katagira umuco gacika. Singa yavuze ko utazi yava atamenya ntiyajya. Mbaye ikaze rero kugira Imana bene Imana, muraho neza ariko. Banyarwanda banyarwandakazi, nongeye kubaramutsa, nimugira amahoro Imana n'amafaranga. Njyewe baramutsa, ndi umusizi rutikanga rwo gupfa ndatinyurwa amasingwa birasingwirwa no kugwendeza ubukenari kagafubyikarwa n'utundi. Ibirari by'insigamugani, imizinga yabyaye imyibano. Uyu mugani bawuce wabonye umuntu wari wifitiye amahoro, hanyuma akubukwamo n'ibitotsi by'amaherere, ubuhake bukamuhinduka. Nibwo bavuga ngo imizinga yabyaye imyibano, cyangwa ngo yavuyemo imyibano. Wakomotse ku muvumvu w'ibwami witwaga Mbabariye wo mu Kibari, ubwo nahoze ari mu Ruhengeri ahasaga umwaka w'1400. Uti byagenze biti? Uwo mugabo Mbabariye Yuhi Gahima yari yaramugabiye abavumvu bitwaga ibiseke, akenga inzoga z'amuki nziza akazitura ibwami hamwe n'imitsama. Akomeza kuba umutoni rero kuri iyo ngoma, aho Gahima rero atangiye hima umuhungu we Ndahiro Cyamatare. Nuko amaze kwima, Mbabariye ntiyongera gutona nk'uko yari yaratonye mbere kuri Gahima, dore ko ngo ingoma yimani ryayo. Cyamatare rero yima yanga abajura, aca iteka rivuga ko uwo bazatashya ikibwe wese bazajya bamwica. Nuko iteka rirahama, uwo batahije ikibano bakamwica rwose nta gisibya. Nuko rubanda babigira akamenyero, ndetse biza no kuvamo agakabyo. Uwanze undi wese yaba amurusha amaboko akamugerekaho ikintu ngo yakibye, maze uwo ngubwo bakamwica. Buke rero abanzi bambabariye bagandisha Ikibari, bavuga ko ari umugome, bati ndetse n'uzagumya kumuhakwaho bazapfana. Ubwo rero abanyakibari batangira kumwima amakoro ajyana ibwami, ubwo ni Mbabariye. Amaze kubibona atyo rero ajya kwisegura kuri Cyamatare no kurega bamutwariraga imizinga. Nuko aragenda ati, Nyagasani, natswe naso angabira imizinga ndetse n'abavumvu bo mu Kibari sinayoba. None rero ariko abanzi banjye barangandishirije bagira ngo badutanye njye nawe. Ni muri ubwo buryo rero narinje kubikumenyesha Nyagasani. Nuko Cyamatare amuha abantu bajya kumuyoborera. Bagezeyo ingoma bayihumuricyo ye. Barangije bati, rubanda rwo mu Kibari utayoboka Mbabariye ingoma iramutanze. Nuko abanyakibari bongera kuyoboka, ariko rero bajiginywa. Bibaho ngaho, haciyeho iminsi babyutsa umutwe, ubwo ni abaturage, maze baca hirya bakamurega kuri Cyamatare. Ariko rero ntabyiteho nawe. Nuko babonye ko atabyitayeho, bashaka ikirego kibi cyane Cyamatare yangururuka, bajya kumuhimbira bati, Nyagasani Nyagasani tabara Ikibari, Mbabariye yakirembeje akiba imizinga. Bati nawe ukigira urwega, kuko yohereza abajura be bakiba imizinga maze bakayijyana iwe muye. Barangije bati kandi ntawatinyuka kujya kumusaka utamuhaye uburenganzira Nyagasani. Nuko Cyamatare amaze kubyumva atyo, akubitiyeho nuko yanga abajura, nuko maze arahaguruka ubwe. Rubanda ruramukurikira, ataha mu Kibari, arara aho ngaho. Buracya maze ajya kwa Mbabariye ashagawe n'imbaga nyamwinshi ireguza. Amaze kugerayo ajya mu nzega za Mbabariye, abwira rubanda ati, nimwerekane imizinga cyangwa ibyima byanyu.
nuko bamwe bati iyi ni iyacu, abandi bati ibi byima ni ibyacu. Bamugerekaho icyaha batyo maze kirafata. Mbabari arafatwa, arabohwa, aratangwa, arapfa. Nibwo rero ikibari cyadutsemo imvugo yo kubikuririza bagira bati imizinga yo kwa Mbabariye yavuyemo imyibano. Ucitse ahati kandi tukabibona data, ubundi hari uwagira imizinga ingana kuriya ari umwe. Kuva ubwo rero bihinduka umugani, babona umuntu wese wari wifitiye amahoro hanyuma amaherere akayatobatoba, bakamugereranya n'ibyo kwa Mbabariye bati imizinga yavuyemo imyibano, cyangwa ngo yabyaye imyibano. Ubwo ni imizinga yabyaye imyibano nyine. Imizinga myibano ni amagerekere y'inzangano adafite aho ashingiye. Ngahe nguko rero, wibuke gukanda subscribe, like ndetse kandi ukore share kugira ngo umuco nyarwanda ukomeze usugire. Njyewe ndi umusizi Rutikanga, ndabakunda cyane, nimukomeze mutengamare. Inda mama, inda mama, inda mama.